Imihindagurikire y'imyambarire mu rubyiruko si iy'ubu gusa, ariko uburyo ikomeje gutera imbere mu Rwanda nabyo bigaragaza umuco udasanzwe. Ibi biratuma benshi bibaza ngo ese aho si ugusenyuka kw'indangagaciro nyarwanda? Kera imyambarire yabaga igaragaza isuku, ubupfura ndetse n'ishema. Washakaga kubahwa mu muryango yambaraga yikwije. Ariko muri iki gihe hari urubyiruko rwambara imyenda igaragaza ibice by'umubiri bigomba kubibanga. Abandi bakambara imyenda icitse ku bibero, aho usanga benshi bigana ibyamamare byo hanze. Mbese imyambarire mu rubyiruko n'umuco nyarwanda kuri ubu ni iterambere cyangwa n'indangagaciro ziri gusenyuka? Ese koko twemere ko ari ukuvugurura umuco? Iyi ni Razizi News, nge nitwa Harindintwari Charles. Reka tujyane muri uru rugamba ndetse muri uru rugendo rwo gusesengura neza ibigendanye n'imyambarire. Iyo uganiriye n'abasore n'inkumi b'iki gihe usanga bavuga bati kwambara si ugusuzugura umuco, ahubwo ni ubwigenge bw'umuntu. Hari n'abavuga bati umuco ntugomba kudufunga, tugomba kujyana n'isi nshya. Aha niho usanga abakuru bashwana n'abakiri bato, aho abato babwira abakuru ko bakiri muri analogue mu gihe turi muri digitali. Ibi byose bigaragaza ko hari icyuho mu gusobanukirwa icyo umuco nyarwanda usobanura, nuko ushobora kwinjizwa mu iterambere udasenyutse. Ubusanzwe kuba uri mu gihugu cyifitiye umuco ni ishema, ntabwo ari umutwaro. Mu migani y'ikinyarwanda harimo uvuga ngo uwibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Niyo mpamvu urubyiruko kenshi rushingira cyangwa se rukigira ku baruruta, kubera ko usanga iyi myambarire hari n'ababyeyi bayifite. Aha niho bamwe mu rubyiruko bafite icyo twakwita urwaho cyangwa se intandaro. Umukuru w'igihugu yagaragaje impungenge ku myitwarire ya bamwe mu rubyiruko ishingiye ku businzi no kwambara impenure n'indi myenda igaragaza cyane bimwe mu bice by'umubiri. Yavuze ko iyi myitwarire idakwiriye guhabwa intebe mu Rwanda. Ni mu masengesho ngarukamwaka yo gushima Imana no gusabira igihugu yabereye muri Serena Hotel ku wa 19 Mutarama umwaka wa 2025. Perezida yanenze imyitwarire y'urubyiruko irimo kwambara ubusa no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko ibi ari ibimenyetso by'uburere buke n'imyumvire itajyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Yashimangiye ko umuco nyarwanda ndetse n'umuryango nyarwanda ugomba kugira uruhare mu gukumira ibi bikorwa, aho yagize ati iyo ubona umuntu akwirakwiza amashusho nk'ariya ntacyo uba witeze kuri we. Icyo ni ikimenyetso cy'uburere buke ndetse n'imyumvire itajyanye n'indangagaciro dukwiriye kugira. Umuryango nyarwanda ntabwo ugomba kwihanganira ibi. Ubusanzwe uko umuntu yambara bishobora kugira uruhare mu buryo afatwa n'abandi, cyane cyane abakiri bato bashaka kwigira kuri we. Iyo imyambarire idahesheje agaciro byica ishusho y'indangagaciro z'igihugu. Ni naho havuka ibibazo nk'ubusambanyi no kwiyandereka ku mbuga nkoranyambaga. Umuco wacu ubusanzwe utoza umuntu kwifata, gutinya Imana no kubaha abantu bose. Ese ibyo ntibigikenewe uyu munsi? Ni gute umuco ushobora kwinjizwa mu iterambere? Umuco ntugusaba kuba wambara ikanzu y'umushanana buri munsi, ariko ugusaba kubaha ndetse no kwiyubaha. Bishobotse umuntu yajya yambara kijyambere ariko akagira icyubahiro ku mubiri we, ku bo babana ndetse no ku gihugu cye. Iyo ubaye ijisho ry'umuco uba uri n'itara ry'ejo hazaza. Igihe kirageze ngo dufatanye, twese dufite uruhare. Wowe wumva kandi ukaba ukurikirana Razizi News, mbese wumva ute iyi ngingo? Ese urubyiruko rw'u Rwanda rurimo gusenya umuco cyangwa ruri kuwuvugurura mu buryo bushya? Tanga igitekerezo cyawe kuri iki kiganiro, sangiza abandi, bityo twubake u Rwanda ruzira umuco usuzuguritse. Iyi ni Razizi News, nge ndi Harindintwari Charles, nakagaruka. Kwambara si ugusuzugura umuco,